reka njye nkubwire hari n'abandi bazabivuga neza kundusha turi Abanyarwanda. Hari umuvandimwe witwa Sebs yakoze documentaire yitwa My Identity. Ni documentaire ikomeye cyane yanageze kuri rwose pe. Hari abantu bafashe urugamba barugira urwabo rwo kuvuga ngo genda umunyarwanda kandi ndabawe bishyigikire rwose nkuri kinyuranyo ku Banyarwanda n'abanyamahanga. Ariko haracyabura akantu gato ko gusunikana no gukururana aho umwe akuye ikirenge undi akacyashinga. Nshatse kuvuga iki? Mufana papa sava kuri uyu munsi ubwo arimo kwireba akabibona. Twiyo twicaye byanze bikunze twicaye turi benshi cyangwa turi mo gukora scene y'ikivunge, hari ukuntu umwe muri twe twumva wenda muvuze ngiye niba ndi mu buzima busanzwe ntega imodoka uko nshaka ngataha uko nshaka nkagira gutya, hari icyo ngomba kuzirikana nanjye nk'umuntu. Icyo rero kiri ku mutima kandi mu buryo bundi hari igikorwa kandi iki kintu ngerekanye kubwira nakoreka ndeke kugira icyo nyivuga. Oya reka tubyihorere, reka tubyihorere, reka tubyihorere. Guceceka nabyo oya ntaceceka abantu bakumva yuko ntafite ikintu cyo kuvuga nanakivuga. Yes, reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze cyane mu biganiro bitandukanye byacu hano ni kuri Iris TV. Reka mikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda. Digidigi iyo tuvuze hakurya y'inkiko z'u Rwanda tuba tuvuze hakurya bwota amasimbi ariko duhereye hakurya hakuno gato mu baturanyi. Nibyo. Hari abantu muziranye muri Uganda? Muri Uganda bafite abavandimwe bafite n'inshuti. Muri Tanzania? Muri Tanzania nuko uherutse Nairobi? Oya Nairobi maze igihe kinini. Dar es Salaam ni uherutse vuba? Dar es Salaam na Zambia na Malawi. Amakuru y'iminsi ni meza turaburanye cyane. Uyu munsi ntago ari kunshiga nagufashe. Ndabaye mu byukuri si uko umuntu abura kubera ko adahari, ariko ni kwa kundi wenda amagahunda abana adahura, ariko mu byukuri ntabwo ujya ushaka ngo mbure. Byukuri shana wamubeshye kuri telefone turavugana mu buzima busanzwe nta kibazo kabisa, sibye kuri kamera ariko nabwo nagufatishije. Ndahabaye ariko abantu bari gukora uyu munsi bagira ngo none wahinduye imirimo ntago wabaye minister wabaye no. Hari ikintu kimaze kuva mu Banyarwanda muri rusange. Ubusanzwe abantu bambaraga neza ku cyumweru bagiye mu misa cyangwa se wenda ku wa gatanu bagiye mu isabato cyangwa se mu yindi misi y'ibirori. Ariko ubu Rwanda rumaze kugera ku rwego rwiza rusobanutse, umuntu agomba kujya mu muhanda asa nk'umunyarwanda nyine. Gucya rero ntabwo ari ibintu navuga yuko ari ibintu bikaze muri iyi minsi. Nawe urambaye neza kandi urabona uri kuri tele ndakubona. Ntabwo tucyambara neza ku cyumweru cyangwa mu minsi y'ibirori. Abanyarwanda ubu bari kwambara neza ijoro n'amanywa. Bwa mbere wambara costume hari habaye iki? Bwa mbere nambara costume nari nambariye umuntu mu bukwe w'umudivantiste ntibuka izina. Nari nkiri mutoya sinibuka neza umwaka, ariko imyambarire myiza ntabwo ari yavuba. Ni umuco umaze kugera mu Banyarwanda. Hanyuma turanezerewe cyane umunsi twakiriye Digidigi. Reka mbabwire ko n'ubwa mbere tumwakiriye kuri chaîne yacu ya Iris TV by'umwihariko, ariko mbabwira ko niwe muntu wa mbere twakoranye interview, ngira ngo interview ya mbere wakoze niba mbeke munsi y'igiti ahantu hakorera. Yego njye umuntu wa mbere twakoranye interview kera kabisa. Ndabyibutse za internet zitaraza ndabyibutse rwose. Yes, hanyuma tugiye kuganira byinshi bitandukanye, ariko nubwo tumufite umwanya munini cyane kuko tumufatiranye ari mu kazi, ariko bikeya nge akaganiro gato cyangwa se umwanya muto turibone turabubyaza umusaruro. Yego. Ubuzima bumeze gute muri iyi minsi? Ubuzima bumeze neza, turi gukora, turimo kureba ukuntu twakora ibintu byiza. N'ubundi turi muri angle ya sinema nk'uko byari bisanzwe, nta bidasanzwe. Ubuzima n'ubwa buri munsi nyine nk'uko tububamo turaho. Amazina ni Norbert, abantu benshi barabizi, ariko brand nini cyane yabaye Digidigi shabose ko. Bityo rero bityo bita akenshi na kenshi bituma umuntu wese ahita faminga muri papa sava. Ubuzima bwaho bimeze nk'umudugudu, bimeze nk'igiturage. Muri papa sava mumeze gute? Papa sava turaho turagumye, ubuzima ni sawa cyane.
gahunda zirakomeje warabibonye ubu ngubu tuno turi kwa uploadinga buri munsi none nibwo nanjye guheraho izi mbaraga ziri kuva he imbaraga ziri kuva mu gukunda akazi mu kumenya icyo umuntu ashaka mu bwitange no gukora kinyamwuga ubu niyo ntego ubu ngubu turangaje imbere muri Papa Sava ubu niyo ntego hanyuma icyuho kugeza ubu ngubu reka nkavuge ntarabirenga kuko biri hafi cyane muri mind yanjye kugeza ubu ngubu icyuho cya Ndimbati muri kugikavaringa gute muri kubona cyarateje izihe impact umuntu ufana Papa Sava kuri uyu munsi ubwo arimo kuyireba akabibona twicaye byanze bikunze twicaye turi benshi cyangwa turi mo gukora scene y'ikivunge hari ukuntu umwe muri twe twumva wenda muvuze ariko ikintu kinini gihari kubera ko turi bakuru kandi tugomba kufokasinga ku kazi ntabwo dutinda cyane kuri icyo kintu turi abantu bicaye bategereje ikizava mu myanzuro y'ibiri imbere ariko turi abantu bicaye nyine umutima utekereza bimeze bite runaka ariko ku rundi ruhande turi ku kazi nta byinshi birenze navuga aho ngaho kuko iyo umufana yicaye akamumbaza cyangwa se nayo nkicara nkamutekereza twese tuba tuzi yuko hari amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa ku mugereka dutegereje kureba ikizava mu minsi imbere ngira ngo ngiye kuvuga itariki rangira umunwa ariko icyo cyaragaruka mu rukiko n'itariki ndayizi tuzaba duhari nabizaba turi kumwe ariko ngira ngo hagati aho usibye no kuba yari umuntu mwakinanaga mu kazi n'iki ariko yari n'inshuti ya hafi yawe yego ese hari ibikorwa nanone mujya mutegura nka family yo kumugeraho ntibyabura buriya bigaruka kenshi wenda abantu bakabiba babyumva ukundi urumva hari uburyo umuntu ababanye n'umuntu nk'umukozi hari n'uburyo umuntu baba babanye nk'inshuti yego igihe rero nk'inshuti yanjye mfite uko mbifite ku giti cyanjye ariko nk'umukozi dukorana byanze bikunze ni timu nziza twakoranaga turanabitekereza hari n'ibyo dutekereza njye ntagomba kuvugira aha ngaha kuko biba bifite abantu bagomba kubivuga ariko turahari kandi turabitekereza hari ibikorwa hari ibitekerezwa hari ibipanzwe mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko ntabwo ushobora kwicara nawe ubwawe ngo wicare wumve ko ugomba kugira njye niba ndi mu buzima busanzwe ntega imodoka uko nshaka ngataha uko nshaka nkagira gutya hari icyo ngomba kuzirikana nanjye nk'umuntu icyo rero kiri ku mutima kandi mu buryo bundi hari igikorwa cyaba ikibazo umuntu yicaye akumva ko arahabigarukiraho bucya bwitwa ejo iryo rero iyo twebwe twicara tukaribwira abantu muri message dutanga tugatanga kugira ubumuntu kubana nk'inshuti n'abavandimwe uhita wicara kuvuga uti abayenge ubwo rero niyo mpamvu mvuga ngo hari ikiba gitekerezwa ku mugereka yego umuvandimwe rwose ahari turamusengera ahari turamuzirikana n'inshuti yacu twese ngira ngo twanyuranye muri byinshi Imana niyo yonyine izabikora sinawe gusa n'abandi benshi buriya jewe n'umuvandimwe ku giti cyanjye ariko n'undi w'inshuti yanjye hari n'undi muvandimwe ufite undi muvandimwe buri wese urumva aririra ku giti cye ariko buriya muri rusange haba hari abavandimwe bafite abandi bavandimwe baba bafite n'abakabaza ukuntu ari rusange ntabwo byabura nkundira tunanabivaho kuri iyo point yego mubaza akantu gato ubundi tunanabiveho dukomeze n'ibindi biganiro byinshi kuko mu minsi ishize amaze kugera amaze gufungwa amaze gukatirwa n'iki nahoze mbona inkuru nyinshi kuri social media abantu bandika abakunzi be commentaire inshuti ze muri media abanyamakuru hagati yabo n'ibiki bamwe bati aho yakoreye ikiganiro nibo bagizemo kugira ngo afungwe batagikora niyo ari gufungwa abandi bati ibyo yakoze no kuri n'iki ubundi nge ndibaza nk'inshuti abakozi bakoranaga abavandimwe niko tubabivuze kuva na kare mwebwe bundi kiriya gikorwa cyabayeho mwacyakiriye gute mwakomeze gute njyewe nyimara kwibona navuze ni nta kundi icyo navuze njyewe umutima wanjye nta ruhande runaka mubona rwabize njyewe buriya ntabwo ndi umuhanga mu by'amategeko sindi umuhanga mu gusesengura amakese nk'ariya ntabwo nigeze njyewe nanafata umwanya ngo ninjire mu mizi ya kiriya kibazo ariko naricaye ndavuga intoke reka ngendeke ababishinzwe abifite mu nshingano n'abo bireba bakurikirana ikibazo niyo twicaye hagati yacu tuganira turicara tukavuga tuti buriya ubusanzwe umuntu aricara akavuga ati jyewe ndahakanira icyo nariye kuko ari njyewe uzi neza ko nagishyize mu nda ukuri
kurahari ku mpande ntazi. Nahisemo kuvuga ngo reka tuzarebe ikizava mu gisubizo kuri iki kibazo. Mu by'ukuri yaba njye yaba n'inshuti n'abavandimwe ntabwo twigeze dutinda cyane kuri ibi ngibi, buri wese afite igihombo n'inyungu yabigizemo bitewe n'impamvu runaka, ariko njye ku giti cyanjye ndi umuntu utaragize amakomantere kuri iki kintu, ndi umuntu utaragize byinshi ngewe mu buryo bwo guheza inguni mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntegereje kuzumva ikizavamo. Niyo mpamvu ubona twicaye ubuzima bugakomeza, ibintu bikakomereza muri yanga. Yego. Ejo bundi sinzi ngira ngo batanze itangazo ry'uko agiye gusura mu rukiko, hari abantu nabonye batanga komantere ariko ngo tutarabona ngo timu papa sava yose yabyibuze yasuye umuryango we wasigaye inyuma, hari ibikorwa runaka ariko mwaretse gusanga wenda ushaka gusanga hari n'ibindi bikorwa mu buryo bwihariye. Reka rero nkubwire kandi iki kintu ngerekanye kubwire nako reka ndeke kugira icyo nyivuga. Oya reka tubyihorere guceceka nabyo. Oya ntaceceka wenda abantu bakumva yuko ntafite ikintu cyo kuvugana nakivuga, ariko kikagwa mu gutwi kwa menshi nabi, ugasanga wenda bitumye wenda nanavuga ikintu kitari ngombwa. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: uramutse ufite umuntu ari wowe agahura n'iki kibazo, wakora icyo ari wowe. Tubaye 3 cyangwa 4 5 dusubize iki kibazo, buri wese yabivuga uko bitewe n'amarangamutima. Wituma rero ngiye mbivuga uko abandi bantu badashaka kubyumva bitewe n'impamvu runaka. Ahubwo gihe ikintu gihari ni ikihe? Nuko dutegereje kumva bizagenda gute. Sibyo byaba byiza tugategereza tukareba uko bizagenda. Ariko waba yakwicara agaca urubanza, ibyo n'uburenganzira bwe kubivuga uko abyumva. Waba abona ko tubikora nabi, ubwo wenda afite uburyo yabicukumbuye mu buryo tubikora. Uhabona ko tubikora neza, nawe afite uburyo wenda yamenye amakuru uburyo tubikoramo. Ariko gihe ibyo nkora gihe biri ku mutima wanjye, n'abandi ntekereza ko bikora ku mutima wabo. Reka tureke buri wese uko yafashe ikibazo cyangwa uko yumva igisubizo cyacyo abitwara uko, ahubwo twebwe twicare tuvuge ngo ikizavamo ni iki. Byaba byiza buri hari nk'umwanzuro wafashwe, aho nahagarara nkakubwira ngiye cyo ntekereza ku mwanzuro bitewe n'impamvu nuko mbibona. Ariko bakakanya ibintu biracyari mu nzira. Sinumva rero ikintu cyahita gituma tubishyiramo imibare myinshi yo kubisesengura, kubijyamo mu madetaye, kubigira. Si ngombwa, bishobora no kuba ngombwa ku bantu runaka, kuko hari benshi bagiye babigiraho amakomantere menshi, bakavuga amapozisiyo yabo, bakavuga uko babyumva, uko babisobanura, uko babyumva. Si bibi, ariko gihe akakanya ndumva gihe icyo ntegereje ari ukumva ikizavamo. Twigarukiye mu buzima busanzwe. Twigarukire mu buzima busanzwe bwaha turimo cyane ko buriya haramba nanjye hari bamwe abantu siye ko b'inshuti zanjye za hafi, abavandimwe tuziranye bisanzwe, tujya njyewe nkanasura, bariya bavuga ati bari mu kindi gihugu, iyo bagarutse barishima, bazashyira baze. Reka dutegereze turebe. Ariko muri ino minsi tugarutse muri industry turi kugira ibihombo bitandukanye, turi kubura abantu. Urabizi ibimaze iminsi ishyano ryaguriye u Rwanda, ngira ngo twanahuriye no kuri finale imwe. Yego, niba ntibeshye twagiye gushyingura hariya. Uri kubona gute no minsi ku Banyarwanda k'abasitari mutoro? Nkubwire mwana wa mama, ibintu biraremeye kubera yuko umuhanzi ntagakora wenyine. Umuhanzi kandi ni ikintu kinini. Niba hashobora kubaho urupfu rw'umuntu umwe, 2, 3, 4 mu buryo bushoreranye. Hari Meddy yabuze umuvandimwe, yabuze mama we, yabuze mama we, yari umuhanzi, mama we yari yego. Hari Yanga, hari Boravani, hari n'undi mukobwa w'entertainingaga cyane abantu mu bukwe. Yego, sibyo nawe witabye Imana mbere yaho. Yego, abo nabo twamenye bitewe n'igisata twe tubamo cy'abahanzi. Ariko hari n'abandi bagendaga muri icyo gihe. Simpuza agahinda ko wabuze umwe n'undi, nta nubwo njye mvuga ngo ndafata uyu ngo numve yuko wenda ari we uhetse ikibazo kurusha undi, ahubwo ndareba ko umwe muri bo yagenda. Sinkubeshya, ni ikintu kinini cyane. Ni ikintu kinini cyane kurenza n'urwego n'uburyo twe tubitekereza. Kubera iki?
niba igihugu kirwana n'ikindi kubera ko hapfuye umuntu umwe w'umwenegihugu, ibihugu bigakirira intambara ikomeye cyane. Ntabwo ari ibintu bitangaje kuba natwe mu Rwanda twakumva ko igikuba cyacitse dupfushije umuhanzi. Umuhanzi ni uruganda, umuhanzi ni igisubizo cy'abantu, umuhanzi ni ikintu kinini. Biriya bintu nge byarabaye, mbona message y'umuntu umwe, byari nijoro nicaye ahantu mpita mbona post nabanje kubona post y'umuntu bwa mbere nabonye ni post ya Lucky wo kuri RBA. Arapostinga, mbona Cuno Kizigenza, mbona Rumaga, mbona Babaziri wo kuri RBA, mbona abantu benshi, abastari benshi bose profile zabo zahindukaga ngenzi reba. Nari ntararyama. Hari ukuntu ureba amastati y'abantu, mbona stati ziri kugenda zihinduka zose zijya ifoto imwe, zigenda zihinduka, numva ikintu kidasanzwe. Ndicara ndavuga pas possible. Ariko ndebye behind the scene mpita mbona ko ari ikintu kidasanzwe. Hari igihe abantu bavuga ngo ni agatwiko, ariko hariho post y'umuntu afande runaka, umuturanyi, umuturage, umumotari, umunyonzi, mbona ikintu kibaye seriye. Ntago nahise postinga jewe, naricaye ncungana n'amasocial media, mpita njya kuri Twitter, inkuru ibaye seriye, usanga inkuru yabaye kimwe. monshe numva ikintu kimfasha ku mutima. Byari saa sita z'ijoro, narasinziye sinkubeshye, ariko ntabwo nigeze nsinzira nk'umuntu usinziye, kubera ko nukuvuga ngo bwakeye mu gitondo telefone abantu iryo joro kubaza abantu amakuru nari maze kuyabona kandi y'ukuri. Duhererekanya amakuru, ariko twari tubuze umuvandimwe kabisa. Twari tubuze umuvandimwe. Ntabwo abantu bakibaza ibyo ari byo, inkuru abajemo ibya yanga bita ibindi profile na stati zirahinduka, message barongera barazisharinga z'utuntu twiza yakoraga, iki birakomeza biraremera mu mitima. Cyane ko burana yanga we ni igisata cya cinema. Yanga ndi mu bantu basimbukaga igipangu nkajya kureba filime ze. Yanarakinnye na filime no habajemo niyo kese y'uwo mukobwa. Mbona ibintu bitangiye guhinduka ukuntu. Ubwo nibwo havuyemo noneho ni ya Mama Meddy. Nubwo abantu babibona kuriya Mama Meddy yababaje abantu, kubura umubyeyi mama ukubyara ku isi nakabura nikaboneka, ni ikintu kinini. Noneho buriya Mama Meddy we afite na story yihariye kuri Meddy n'abana be cyane. Arega si no kuvuga ngo afite story yihariye, umubyeyi ku Rwanda afite story komeze kose. Umubyeyi wabyaye agahekera u Rwanda, ku Rwanda afite story. Kugaruka kuri kino kibazo ahanini biragoye muri no minsi kuba baganira none se gena niki navuga se niki navuga ihanganisa ko turi kubivamo turi gukomera, ariko byari ngombwa kuko oya reka nkubwire jewe ntago navuga ngo sinkomeye. Mushiki wa Meddy wabuze musaza, mushiki wa Buravana wabuze musaza we yarakomeye, nge ndindo kudakomera. Meddy wabuze mama we yarakomeye, ndindo kudakomera. Baba Roki babuze muvandimwe barakomeye, ndindo kudakomera. Ariko mu by'ukuri reka mbereke ko nkomeye, ariko nge nabuze ikintu. Simbizi, aya ni amateka tuzagenda tuvuga iteka. Ubwo nenda kuganisha kuri point igira ngo bitanga shusho ki kuri starship muri rusange, ntabwo ari no mu Rwanda gusa, kuko ari kenshi usanga imyitwarire y'abastari. Reka nkwereke, sinzi ikibazo ugiye kumbaza niba ari igisubizo ngiye kugutarana kirangiza kukivuga. Ibi bintu mureke biduha ishusho yo gufata umuhanzi akaba umuhanzi akiriho, ntaba umuhanzi yagiye. Ibi bintu byo gufata umwana wafashe initiative agakora makete, agatekereza akantu ahimbye, agakora aga software na application, ibyo bintu byinjoyinga kiriho nta byinjoyinga agiye. Ibi bintu byo kwemera yuko umuntu ufite amateka wakoze ikintu yagikoze, ntitugendere ku marangamutima yuko agiye ngo tubone kugira gute kugifata nk'ikiremeye. U Rwanda ntabwo ari ruto, ariko ni runini mu bikorwa.
sinzi niba mbivuze neza. Yeah. U Rwanda ni ruto ku buso ariko ni runini mu bikorwa. Yeah. Ntabwo bigoye, ntabwo ari ibintu bisaba imibare myinshi kugira ngo umuntu akore ikintu kidasanzwe amenyekane ku isi. Iminota 2 bitwaye iki ushyigikiye umuhanzi ikintu yakoze kimuvunnye atekereza kugira ngo yubake sosiyete, ahindure abantu, agira uko ava hasi agira ahandi agira uko avana abahanzi abageza aha, agira uko igihangano cye kigeza hariya, bigutwaye icyo ugishyigikiye. Ariko ntago uhuza nabona ko iterambere ry'abanyamuziki cyangwa se abahanzi muri rusange mu Rwanda rinahura n'imibereho rusange y'Abanyarwanda. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nta hantu byanatandukanira. U Rwanda yego cyangwa se imbaraga zibashyigikira n'ubundi ntago zishyitse, reka mbivuge gutyo. Dufite igihugu gito kandi population hanini, ubusanga population yacu ntago abenshi ikigeranyo kinini ntago baratera imbere mu bijyanye n'ubushobozi wari wa muntu ushobora kwitabira igitaramo cya weekend. Oya, so kudatera imbere ntabwo turi abarwanashyaka. Reka nkubwire hari n'abandi bazabivuga neza kundusha. Turi Abanyarwanda, turwana n'ishyaka ry'u Rwanda no ku gihugu pe. Iki ngiki ukibona iyo ugeze hanze, n'iki ngiki ni Kigali no mu Rwanda no mu ntara urakibona. Umunyarwanda ni umuntu urwana n'ishyaka. Hari umuvandimwe witwa Sebuzi yakoze documentaire yitwa My Identity. Ni documentaire ikomeye cyane, yanageze kuri rwose pe. Hari abantu bafashe urugamba barugira urwabo rwo kuvuga ngo gendera umunyarwanda, kandi ndabawe bishyigikire rwose nkora ikinyuranyo ku Banyarwanda n'abanyamahanga. Ariko haracyabura akantu gato ko gusunikana no gukururana, aho umwe akuye ikirenge undi akacyashinga. Nshatse kuvuga iki? Uzahura n'abantu bazi ibintu ariko bakubwira ngo ntago nzi ukuntu ibintu bikorwa. Hari abavandimwe baririmbye ngo ishyamba ni rigari. Umusa mu ishyamba buri wese yacamo inkoni ye, ariko turacyafite akantu ko kutareka ngo umuntu nawe aca inkoni ye mu ishyamba, cyangwa se no kudatahiriza umugozi umwe. Kudatahiriza oya, ni gake Abanyarwanda basenya iby'abandi, ntabwo basenya iby'abandi mu by'ukuri. Ku umuntu wavuga ati kuba ufite akantu mushyigikira, reka nawe musunike, musapotinge, mufashe, mushyiremo imiyaga. ahubwo urabizamo wasanga birya akavuga ati ni nyange reka mbikora. Ubaza umuntu ngo bikorwa gute akakubwira ngo mbona Imana ibikora mani. Ako kantu muri sinema biragenda. Ako kantu sharing experience ni ikibazo. Simbwiye umuntu ngo niba ukora yogati, bwira umuntu formule chimique yawe no muri biki byose n'iby'uruganda wibimubwira byihorere. Ntabwo ari byo gusabye. Ariko mubaza uti ko mfite amafaranga ngiye gushora muri ya urute zizunguka. Uzuko nahita kubwira mani atavuga ati ngiye mbona bikorwa kandi akabaho cyo kubakiza. Urumva ukabona ntabireka ukambwira utari ko se ko nshaka kugira ngo nanjye njye muri ibintu bya sinema najyamo gute. Wowe niba ukora comedy wafashije uyu muvandimwe akikorera ibindi bitari comedy bya sinema. Wafashije uyu muvandimwe niba wavuga uti jewe nkora ibintu bijyanye wenda n'imikino, sibyo ngiye nubatse sare ukamufasha akiyubakira pisine, bigutwaye. Rega for instance wenda nanze nk'urugero, ari umuvandimwe umwe nigize kubaza rwose muri sinema iwayo, basi ko nshaka kwigira mu bya sinema ngagerageza atuzahita kandi bimazemo nk'imyaka nk'ibiri 3 abikora bimeze neza. Tubwo ngerageze byibuze ko mbona bafite abakozi benshi buri bigenza gute koko. Ati reka nkubwire yawe ntacyo, reka tumureka bivuge gutyo, reka tumureka bivuge gutyo, reka tumureka bivuge gutyo. Ariko hari nk'igihe ushobora kugira gutyo ukabona nk'umuntu afite amafaranga aranguye nk'ibintu bitanagurwa kugira ngo iduka rigaragaze ko ryuzuye ngo rikurura abakiriya. Si bibi, ariko se yaranguye ibigurwa byo bitwaye iki? Sinzi wenda niyo mbivuze neza nshatse kuvuga iki. Reka dukorana dufatanye kandi nta kintu bitwaye. Buriya ngiye nakagize ikibazo mvuga inti ibintu ngiye nubijyamo ndahomba, ariko burya ibintu uramutse ubigiyemo si impombe bifite ingufu. Nureba nk'ubu abahanzi b'umuziki muri cogamu barakoze na cyane. Kubera iki?
hari uburyo bwinshi bwashyiriweho bwo kuba bacuruza imiziki yabo online, kandi na minisiteri yagiye igiramo uruhare ikajya bategura ibitaramo bajyaga gukora amakonsati. Urabizi ko byajyaga bibaho cyane, tugakurikira iwacu muzika turi mu rugo, n'ubundi buryo bwinshi butandukanye, na connection imiziki tuyireba uzabicunge. Promotion akakanya zikorerwa cyane online, yego, uko imiziki tuyikorera online ntabwo kumva radio bisigaye bigoranye. Rero si igikorwa cyiza, abantu turi online turi gusapotinga abahanzi bacu aba diaspora, ugasanga kohereje ari gukora indirimbo gutyo ngwino mu gitaramo bigira gutya, si ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo aho ngaho bubatse umusingi, n'abandi bari kwiyubaka, si bibi, ariko twibaze ngo ese habura iki kugira ngo amasekta yose bizamukane? Si uko hataba abajyanama beza, si uko hatari ababishinzwe, si uko hatari ababikora, si uko hatari iki, ariko umuntu ahita yibaza ngo ni iki kibura. Nkakibaza nawe ukakibaza, mu by'ukuri tutakagombye kubyibaza, ahubwo twakagombye kuza tuvuga ngo ngeno numva byagenda gutya. Si uko n'ibyo ngibyo bitanakorwa, nta mwana ukura uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Ariko ngewe ikintu numvaga byari bikwiye ngo umuntu niyapresiye ibintu byawe, nabishima ni byiza, byibuze binaherekezwe no kuvuga ngo ngiye numva byagenda gutya kurusha ngo bibe byiza cyane. Ahubwo mwe n'inkunga inkunga byatangiye dusaba amafaranga, ngo ugiye nguhama amafaranga nakora ikintu. Urabyibuka iyo myumvire twarayigize kandi igihe abantu bose bajya mu nama ngo twebwe ngo dukeneye ubushobozi, abantu bakumva ko ubushobozi bukenewe ari ukuvugira ngo ni amafaranga gusa, ariko twarangije kubona yuko hari ahantu hari amafaranga hakenewe ubushobozi bw'ubumenyi. Ni urugero turangiza kubona yuko hari amafaranga, hari n'ubwo bumenyi, ariko noneho hari iki infrastructure zitari kuri standard. Iteka ndabivuga dufite amateka manini kandi yashoboka, ariko nkubwiza ukuri ntabwo ushobora gutanga aya mateka uko ubyumva, sibyo, cyangwa uko ubibona, kubera ko hari uburyo ukeneye ubumenyi runaka bwo kugira ngo amateka uyasesinge. Hari uwahita avuga ngo kuki utajya muri biblioteke ngo usome, ngo kuki utajya kubaza, ngo utagira gute. Icyo ngicyo nkivuze ngewe nzi neza yuko wagitekereza kukimbaza, ariko simbivuze kuko ngewe ari icyo ntekereza, ahubwo mbivuze kubera iki. Ni gake uzasanga abantu bashobora kwicara bavuga bati twe dufite uruganda rukora sinema, tukavugira igisata mbamo. Ni hacyari uruganda ruvuga ngo zana content, uzana igitekerezo twebwe tugikore. Nyamara ibintu birunguka cyane. Noneho n'umuntu ujye twicara, jewe nabuze n'umuntu ubaza ngo byunguka gute, azareka kwibaza nge, ayibaze kibonke, abibaze ba papa sava, abibaze bandi, ntawe uzakubwira ko bihomba, kuko bihomba babireka. Ahubwo umuntu ukubwira ngo byunguka gute ngo bishoremo niwe twabuze, sibyo. Uranaza ukabwira umuntu akahita akubwira ati sinzi niba ndi kubivuga neza, ariko ikintu gihari njye nashaka kugira ngo niba abantu bicara bagafata amafaranga akajya mu muziki bikemera, bapimye bakayashyira muri sinema bakareba uko byanga, ntago bizanga. Byakunda, kandi sinema ni kimwe mu bintu byiza bishobora kubrandinga n'igihugu mu buryo rusange. Nako nka sinema y'Abanyamerika yatumye igihugu cyabo gitanga n'akazi ku bantu benshi, kandi igashyira n'indi image y'ubudahangarwa bw'Abanyamerika bagenda bakina bikagaragara. Twamenye ko Amerika ari igihugu gikaze kubera ko twarebaga filime yabo, Umunyamerika umwe arasaba Vietnam 100. Yego, ariko se mu by'ukuri ko bamurasaga amasasa 5 ntapfe, ahubwo agatunga imbunda hari umwe agapfa. Nibyo byose ni propaganda zagiye ngo twebwe nzi ko sinema ishobora kumenshoninga igihugu kuri level irenze. Sure, I agree with you. Nuko bimeze. Digidi, reka rero dusa nk'abagenda twerekeza mu iherezo ry'ikiganiro, ariko hari ibintu buriya nagenda ntakubajije. Ari izindi projet abantu urumva iyo umuntu bamukunda nk'umuhanga cyangwa se bakunda bafite aho bamukundiye, bakeneye no kumubona no mu zindi sura z'ahandi hantu. Turasa kugaragara gatoya kuri projet urimo ugiyemo muri iyi minsi, ahandi hantu dushobora gukubona nyuma papa sava. Ndahari. Harahari byo, of course harahari. Ubwo byanyina kose harahari. Ariko ku bantu batabizi, ubundi abantu baribuka Cyungo. Cyungo Pacifique.
haranyuzwe mwana wa mama. Nibyo cyungo ni irore nakinaga nkina umurage urukwiye. Umurage urukwiye shaka kuri radio Rwanda. Kuri radio Rwanda na za Sarusi bure yanyuzeho. Na Sarusi haguse so yaherera. Na Contact FM. Umurage urukwiye. Kinamico y'amateka yandikwaga buriya n'uwitwa Alfred Twahirwa. Niba wandika. Ubu niwe president wa Federation ya Handball. Ko ari umuhanga. Sana. Izina kuva kuri cyungo kugeza ubu ngubu uri kubona muri sinema umaze kugira ku rwego. Bon, bitangiye kuza, mura n'umuntu akambwira tukina neza, bikanezeza, mura n'abavandimwe bakambwira bati dufashe muri filme zacu bigakunda. Urumva nageze aho njya no muri Seburikoko, aho ngaho ni filme nziza iri kuri televiziyo y'u Rwanda, urumva naho ni sawa. Ndi muri Papa Sava, hari kandi gafilme twakinye kitwa Bolingo. Twagakinye ariko muri Covid bikaze. Ariko nakanditse turi kumwe uri. Bolingo ni filme nanditse directing ni Asia burya. Iri kuri Asia Films, turayikubita. Turangije haza noneho Papa Sava. Papa Sava turayigerageza nayo turimo turayikora n'ubu ngubu urabona turi kwa uploadinga buri munsi. 500 byaruzuye ariko birasaba ngo buri ikintu gituma n'abantu babona ko ibintu bikaze plus mushyigikira projet nk'abene igihugu plus n'ibindi bihugu nabyo bibona ko ibintu byakaze. Muri Tanzania biragoye kugira ngo uzane ikintu uri umunyamahanga bakorane. Yego bakomera ku muco wabo, ku bintu byabo barashyigikirana, abaturage bakora subscribe, baralikinga, bagasharinga. Kandi mu Rwanda natwe twabikora. Nta n'ikindi bisaba. Gukanda kuri sabutu nta kintu bisaba, nta mafaranga, ntaki. Nabonye ko wakundi mwasuraga episode ugasanga yatopinze bisa nko byagabanutseho gatoya kubera ko mwaploadinga. Hari akandi kantu kanini. Abantu niba bashyigikiye. Hari akandi kantu kanini. Gutanga igitekerezo cy'uko byumva. Niba ushyigikiye Papa Sava mubwira uti hano nabikunze. Hano muzashyiremo iki? Muzagire guteregana n'umuntu. Aremera kandi agirwa inama. Sibyo? Igitekerezo cyawe buriya kiba ari inyamibwa iyo ugitanze. Umaze gukora subscribe ugakubita kukazogera ukaba mu gitekerezo ibintu bitabihinduka sawa cyane. None nari bivugiye ibyo ngibyo. Filme zirakinwa tubijyamo. Jo bundi numva ko Canal Plus igiye kuza mu Rwanda. N'umuntu utarubizi abimenye amakuru ahagije bari kuyashaka kuri zacu entertainment. Urahagera staff bakagufasha bakakubwira dukeneye ibi. Ushobora kuba ufite script utafite amafaranga yo kuyikora. Ushobora kuba ufite filme ukayijyana. Simbitinda ababishinzwe bazabiganira ariko isoko ryatangiye kwaguka. Njyewe rero natekereje projet. Nitekereza mu minsi myinshi ishize maze igihe ndi umwanditsi ndi n'umukinnyi ntekereza filme yitwa Isa y'urukundo. Ariko Isa y'urukundo yaje ibanzirizwa n'iyitwa Isegonda rya nyuma. Bura mfite umuzingo w'ama episode 12 ya filme yitwa Isegonda rya nyuma. Kubera iki ntarayikora ndacyarimo kubiganiraho n'abantu, ndacyarimo gushaka ubushobozi kugira ngo nge nkore filme nziza. Kandi nziza pe. Ariko nabanje Isa y'urukundo. Isa y'urukundo ndi kwishutinga igeze kure, ni filme izaba nayo ari uruhererekano rw'utukino duto. Filme nzi yuko izaba ari filme nziza pe. Kabisa nziza. Abantu bazareba. Hari abazayikunda, hari n'abatazayikunda kuko urese agira amahitamo ye. Si ukwikina bimwe byo kuvuga ngo abantu bari kuvuga ngo ibintu byiza. Mfite team nziza, mfite abakinnyi beza, mfite location nziza, mfite ibikoresho byiza. Mfite na story nziza. Abantu bayitega kuko imyandikire yawe n'inyamakemwa pe. Nshobora gukora ibyanjye simbikore neza. Ariko ntabwo naba nkora iby'abandi bakabishima ngo ibyanjye bikore nabi. Hazaba harimo ikibazo. Ubwo rero reka abantu bazajya nafunguye na channel. Dukore subscribe. Ubu tuvugana rero. Uzandemere ukirire piningaho kabisa. Uzanshire sinzi ukuntu abikora ariko uzanshyire pin ya channel yanjye kuri iki kiganiro umuntu uri kukireba ubwo azahita kanda hasi azabanza duhe like ku kiganiro akore subscribe kuri iki kiganiro noneho akande kuri link iri kuri iki kiganiro namara kwifungura azabonaho ikiganiro cyanjye cya mbere kuri iyo channel yitwa Regero Norbert Official naho akande subscribe
akande like no kukazogera ubundi ibintu bigende neza. Si sawa? Ni sawa cyane. Ubu ngira ngo umuntu uri kukireba akakanya yahita kanda. Yahita bikora akakanya. Yahita bikora akakanya. Arabanza kande. Dukomye dufatikanye. Yego. Nuko bimeze ari zini project yo tuzayi n'ubundi iyo filme niza tuzayibona iwawe. Iyo filme ishobora cyari banga. Iyo filme ya trailer ngiye kubanza gushyira muri iyi minsi. Ngiye kubanza gushyira trailer muri iyi minsi. Kuri iyo chaîne kugira ngo abantu babinjoyinge iki trailer. Ubundi tuyinonosore abantu baze bareba ibintu byiza baryoherwe. Iziri project kugaragaramo nyuma. Ariko abanze ntago bicaye. Ba Clapton bari gukora ama projet mashyashya. Hari projet nshya ya Clapton Kibonke. Hari projet nshyashya. Ndumva muticaye kabisa. Umva. Yitwa igitutu. Ariko ntago yantumye kuyivuga. Ariko irahari. Iyo projet rero irahari kwibanga rikomeye ariko genda yize kwihari. Hari projet nshyashya ya Papa Sava. Nazi ko yitwa. Ariko irahari. Hari projet nshya y'abamenyi. Nazi ko yitwa. Ariko irahari. Hari projet zacu nshyashya. Zirahari. Ntago bantumye kuzivuga ariko ikintu gihari izo projet zirahari. Nanjye urumva rero isa y'urukundo irahari ndimo kuyikora kuri Instagram yanjye yitwa Digidigi_rwa. Hariho amafoto amwe namwe twatangiye gushyiraho ngira ngo bizagenda neza. Nawe hari ibyo nzaguha unsangiriza Abanyarwanda n'inshuti n'abavandimwe. Nuko bimeze rero twari tugufatiranye mu gihe gitoya ariko tuganira byinshi bitandukanye twungurana ibitekerezo. Hari n'ibyo abantu bungutse byinshi bitandukanye tuzavuga tunaganira mu minsi iri imbere. Mukomeze mudukurikire yaba ku mbuga za Norbert ngira ngo yababwiye uko bimeze link iraho hasi ya ku Instagram. Mushobora kandi no kudukurikirana natwe ku rubuga rwacu rwa Instagram ni iRisTV n'ubundi mugakanda subscribe tukazamura umubare. Yego. Ndagushimiye cyane. Ninjye ugushimiye kubera yuko ubu ngubu umuntu utamamaza mu Rwanda ibicuruzwa bye bizigura. Impamvu uvuze ngo bizigura nuko abantu bamenye ibanga ryo kwamamaza bazi ukuntu bigenda. Ariko ikibazo bamamaza ntago babwira abandi. Ariko gereka nkubwire niba ukunda ibintu byiza ushaka ko business yawe ikorwa neza. Ifashishe abantu bafite ubunararibonye mu bijyanye na social media bakwamamarize. Bakoresha Instagram, bakoresha Twitter, bakoresha Facebook, bakoresha ibindi izindi platform zose bagane bagufasha. Nje by'umwihariko rero umuntu wese ushaka ibintu byiza bijyanye na publicity nje niyo ntayikora ariko nakurangira umuntu mwiza uyikora. Ufite connection nziza. Man, njewe niyo ntagukora publicity nakurangira umuntu mwiza uyigukorera kandi ku mafaranga make. Ubikeneye yagusanga. Ubu hari icyo mbimye. Jewe kuri Instagram ni nkoresha Digidigi_rwa. Facebook yanjye niyo ngiyo. Bwa mbere mu buzima ngiye gutanga nimero yanjye ya telefone. Twanayipininga hasi abantu bakayibona. Ku muntu ushaka ko dukorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi business, kumpa ibitekerezo kuri filime yanjye, kumfasha mu buryo bujyanye no kwagura uburyo bw'imikorere n'iki byose. 0782 35 28 52. Ngira ngo babyumvise. Iyi nimero ngendana yitaba. Rwose ni nawe. Ariko nitaba umuntu wese umpamagaye kugira ngo tuganire kuri business. N'umuntu umbwira ko ibintu byanjye ari byiza abikore ntacyo bintwaye. Donc je nanze iyi nimero yanjye kugira ngo ikore akazi ku nyungu zanjye n'iz'umuntu za telefone. Yes. Reka dusoze. Ndagushimiye tunashimire cyane umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro agakora subscribe kuri iRisTV. Akongera akajya kuri link uri bushyire kuri iki kiganiro ya Norbert Regero official agakora subscribe akalikinga agakora share kandi akaba ari butanga igitekerezo. Ndabashimiye cyane mukomeze mugume mubane natwe Imana ibaho umugisha. Nuko bimeze kuri kamera twari kumwe na Emilie hanyuma nge na Rijado tuyishime mukomeze mudukurikire tunabana muri byinshi bitandukanye comments zanyu n'ibitekerezo bitandukanye tuba tubikeneye kugira ngo turusheho kubaka igikorwa kinini. Abari bamaze iminsi badutegereje kuri byinshi bitandukanye turahari kandi twiteguye guhindura byinshi muri no industry. Bye bye. Bye.